nese ariko se icyo nibaza ubundi mu kipe y'igihugu y'u Rwanda abakinnyi ba PL bakina ni bangahe barakina Clement Yunus utekereza ko Clement Yunus ntiyakina zabanzamo na Gilbert na Claude na Clement ntapfa kubanza wamenya kuri mutsinzi ibyo banzamo ni Gilbert uyu nguyu barafinda wenda na Claude rimwe na rimwe yakina ariko nawe niba Mango wenda ari muzima biragoye ko wakwizera ko azabona umwanya so byari kuba bibi wenda APR za traveling ikagenda ikaba yajya mu Misiri izaba yakinnye izakina ku itariki 14 ni 13 azaba ari ku gatanu na 20 match iri muri weekend ya 13 14 na 15 sibyo cyane sinzi umunsi rero ariko match ni numero 13 ni 13 ariko ashobora kuba ari 14 nyamara byavuga birashoboka kuko 13 ubwo haba ari ku wa gatanu ku mahoro saa 12 Pyramide kabirya koko igomba kuvamo igomba kuvamo iyi projet ikomeye cyane Pyramide iravamo ese ko mbona abantu bafite ubwoba nama wamugana nawe mbona bafite ubwoba rishi by the way menya yigaga umunsi kuri Marakana 2:00 z'ijoro Pyramide yaza kwihura na Al-Masry kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cya Misiri abantu baze kuza turebe iyi match kuko ni shene yerekana nayo yerekana iriya yerekana match zose za Pyramide baze kuza turebe Al-Masry ikipe itoroshye na Pyramide se nihigera kuri finale match iratangira 2:00 z'ijoro abantu bagenda bayireba bakaba familiarize nayo niba n'abake bakavuga tura nomero 10 na nomero 3 wenda bazadukubitira APR niba rapira kuba ati nugufata nkuko bavugaga Feitoto kandi baramujishe bakavuga turiya Kalala Mayele bazatangira 2:00 z'ijoro Al-Masry na Pyramids kuri Marakana barayerekana hari igikondo hepfo ya Merezi ya mbere aharazwi utambikira kuganda karibana n'abamethodiste metero nka 20 muri quartier kandi akamabuye ubona ko rwose APR igomba kuba yiteguye neza Pyramide nayo ni ikipe nziza ariko yanatungurana ikava mu byo nta mu mupira cyane nayo si yajyaga ikubitwa ikizayo birashoboka cyane rwose kandi bona wese kare wicaye ukarebaho ubuyobozi bushya bw'ikipe ya PLS bwayisanze ukabona round ya bushize bari barenze round ya mbere harya si bari bayirenze bakavamo bagatsindwa 6 niwe barongeye babonye andi mahirwe guhura niyo Pyramide abaki bari bafite barahindutse bakwima ikipe ikomeye azama Samusi ikipe ndiko kubona abantu bavuga Samusi ikipe yoroshye ikipe ya kabiri mu gihugu cya Tanzania attention ikaza imbere ya Simba n'amafaranga Simba bayashoye ni ikipe itagira abafana ikaziga kukuza championa yose kaba ikipe ya kabiri ni ikipe bikomeye niyo credit tujye tuyitanga rwose iyo credit gukuramo ikipe nka Zamu ni credit igombwa ubuyobozi bwa PLFC ikagonga abakinnyi bakoze akazi kandi cyo bari bategerejweho ni itegeko ni uruca abana rwose ntabwo nubwo tuvuga ngo APR ikipe ikwiye kurenga round ya mbere ariko nazamusi ikipe yo kuviramo kuri round ya mbere kuko nabyo ni ibibazo hari ya Tanzania byari bikomeye urebye uri controlling abakinnyi babisiki ariko yarakomeje twarabishimye ku munsi w'ejo twabigarutseho cyane igisigaye ni ukwitegura neza Pyramide izindi polemique zihari nakomeje kubona abantu benshi batubwira nyamuneka mugire icyo mutubwira nijoro na mu gitondo nabyutse nsanga mu message nyinshi cyane z'abakunzi b'ikipe ya APR bamwira baranabifataga mu audio rwose mutufashe korera ubusesenguzi ku bintu Taifa arimo avuga mugire mutya rwose mugire bambwira ibintu byinshi ariko APR yaratsinze ejo bundi kandi irimo iritegura Pyramide
numva aricyo cy'ingenzi sibyo ibyo Taifa avuga uko abibona n'undi wese wagira uko abibona uburenganzira bwe nibaza ko ari uburenganzira bwe niba koko abifitiye amakuru ibyo ni ibyo kuverifiya. APR ifite ubuyobozi, ifite abantu bafite ubushobozi bwo kuverifiya ibi bivugwa ko ari byo cyangwa atari byo. Ibyo rero niba Taifa abifitiye amakuru akaba cyangwa se ari nako abibona Taifa twarakoranye ariko ni umugabo ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye ntabwo wamushaka. Yes, yego. Sinzi naba numvise bavuga ngo urabona ni Karenzi ngo buri bamubwiye ngo abivuge ngo hanyuma ngo akegera nkaho ntabiyazi. Ana matiko y'abanyarwanda ubushize ngira ngo urabizi ibyo twavuganye nawe nsanze mwavuganye na Taifa kandi akavuga ibintu mu by'ukuri mva gagiye ntemera. Ni ninjye wari ubizi narabikubwiye ariko niba barimo barasaba oya Taifa afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye kandi yabitangira ahandi hantu sitegeka kuko bitangira hano kuko twebwe niba twebwe ngewe muri kariyeri yanjye nk'umunyamakuru nta muntu nigeze ntinya mu buzima bwanjye kuvuga ibintu uko mbibona ngo mutinye kubera ko ari kanaka ngo ntinye kuvuga ibintu uko mbibona sibyo ibintu biramutse bigezaho numva bifitiye amakuru afatika nabivuga nitaye ngo ni kanaka sibyo n'uyu yagenda gutya mbona ari amakuru abakunzi b'ikipe bakwiye kubona igihe nayavuga sibyo ariko rero hari ibyo ubona cyangwa se wumva ngiye nkibaza icy'ingenzi ni uko iyi kipe yatsinze kandi ibyo Taifa avuga ntabwo byabaye mbere ya match nako ntabwo byabaye nyuma ya match sibyo byarabaye na mbere uretse ko avuga ati kuba CDS yarabijemo nibyo byafashije nabyo ndemera ko byafashije. Imbaraga za CDS nizo zigomba kuba zihari always byarafashije cyane ariko je numva nta muntu ukwiye kudusaba ko twavuga inkuru Taifa yavuze cyangwa kuzisesengura cyangwa kuzisubiramo. Taifa ni umuntu mukuru ufite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko abyumva afite impamvu ze n'impamvu zatuma bibona gutyo nk'umukunzi wa APR niba hari ibyo atishimiye niba hari ibyo atemera ibyo numva ntawe ukwiye kubihuza na FM. Taifa ntagikora hano sibyo ubuseje nibivugiye niba ari kuri Mr Radio sibyo numva horo naho yarahakoze naho kuri Instagram na Axel yes ntabwo ari ngo binyuza hano twebwe ibyo tutemera turabimubwira ngavuge kuri mukura turabimubwira ibindi ni uburenganzira bwe sibyo so ku bwanjye rwose ku bakunzi b'ikipe ya APR cy'ingenzi nuko ikipe yabo imeze neza itsinda ibindi niba koko harimo ibitari byo ibitagenda neza ntawe wabishyigikira ariko nibaza ko bafite inzego bafite uburyo bakora ku buryo bashobora kubiverifiya bakabona koko ibitagenda neza bakaba babikemura ibigenda neza bakabitunganya ko nibyo bizabafasha gutsinda gukuramo na za piramide n'izo proje zikagerwaho siko mubyumva mwari nako bimeze nk'ikintu ukomeje ni ikintu kiza cyane kandi none n'abantu n'ubugora ingingo babikora. Ese ubu ko kutekereje APR yasubiye inyuma twajyaga twirirwa hano aho twabaga turi hose ndibuka za 2019 muramira Regis Senior bajya kuvuga uburyo APR irekurirwa batikajya gukina n'amakipe bayirekuriye nk'abantu baregera season APR bigezeho na APR hari ikipe isaba ubufasha cyangwa bigenda gute sibarekwe bagakina sitwaye champion idatsinzwe umukino n'umwe uyu mwaka n'uzi bakora amazamu ibyo ntago twabitindaho ntabwo twabijyamo kuko ntabwo APR yasubiye inyuma ayo nanarize Karenzi yanjye nkari Karenzi yakinishaga abanyamahanga sezishize sibwo yabanje kubakinisha kubakinisha inkuru yabo impamvu yo kuba byarayoroheye hari impamvu nyinshi zabitera ariko nanone nta nubwo bavuga ko ubuyobozi butakoze akazi kabo neza. Yes je nemera ko ubuyobozi bwa PRFC sibyo abantu igihe babuha umwanya bukore sibyo hanyuma babujije ku musaruro ibindi bitagenda neza bitajyanye na kuko buri equipe igira ethique igira nuza
rules and regulations igenderaho umurongo ugenderwaho discipline igenderaho sibyo niba koko kurira ku kibuga bitemewe muri APR hakaba hari nuza zibibuza n'ibindi byose baramutse hari bitakorwa neza bitagenda neza neza ko hari abakabaye babibona kandi babibona ariko nanone na Taifa n'uburenganzira bw'umufana wa APR ubwo afite impamvu ze jewe ntatindaho abantu cy'ingenzi nuko badatakaza focus sibyo badatakaza focus batava mu murongo bakomeze bitegure pyramid je numva aricyo cyambere nicyo cyambere rega hazamo guterana amagambo kugira stress zibivugwa nazo nsoma ku gihe bona mukuru Jean Claude sinamuherukaga mukuru yaraburiye mbona yanditse n'ibindi bitangazamakuru n'iki navugishije bukuru arambwira ngo ntiyanakoze bukuru yewe numva utari original ariko yewe kare so icyo gihe nemera sibyo ntago ndabona mu mupira sibyo mu mupira abantu no muri AS Kigali ari AS Kigali irimo abantu babiri sibyo batatu uri usanga umwe atemera ibyo ndakora sibyo kandi ari batatu bane batanu sibyo so muri Kiyovu nuko sibyo polisi nayo ari polisi usanga harimo abatemera ibyo abandi bavuga ugasanga bati mashami tagenda abandi bati tabaraguma kandi turazana kanaka ibi ni ibintu bibamo naho bibamo hari abatemera n'abatemera ibyo abandi bakora n'abandi batemera ibyo abandi bakora izo rero z'ikipe z'abafana za APR na Rayon ntibyabura sibyo ntibyabura nagiye na kimwe yatsinze Karenzi Taifa abantu nahoze mbona abantu bavuga ngo Taifa muravuga ibintu kubera ko ari muri Amerika Taifa yigeze yakoranaga na ba Regis barabyibuka icyo gihe APR yayoborwaga n'umuyobozi umwe mu bayoboraga yari umuyisilamu urumva noneho niba barakiritse abakinnyi benshi b'abayisilamu nka 4-5 ngira ngo b'abayisilamu izina baryibagiwe zinasingiwe okay ariko Taifa kandi ari mu Rwanda kare ugitwibitse ibintu bya bibiri kabiri kandi ari mu Rwanda ari hano ajya kuri strade aravuga ngo mutabara ngo ikipe ngo yahindutse umusigiti urumva avuga ibintu sibyo kandi ari Kigali my friend sibyo bagiye gusara kandi noneho uwo muntu ari umujenerali ati rwose mutabara ikipe yahindutse umusigiti kuri radio ari Kigali sibyo Serije ndabeshya byari biteye ubwoba uyu munsi rero kandi noneho uwo muntu ari generali urumva Taifa arabivuga ari mu Rwanda hano i Kigali kandi ubuzima burakomeza ntacyo haricyo aramufunze se none aravuga ibintu ari muri Amerika ngo nuko ari muri Amerika ngo byacitse hari abantu baba bafite uko bitereye utahindura ntago bivuga kubera ko chairman ari koloneli cyangwa niyo umusivili cyangwa akaba generali yabivuga ibyo temera niko ateye sibyo akomeza igitego kanangije nabwo ari gazi niba ariko afite uko abona ibintu abivuga uko bibona nyine hari abantu bari direct mu mvugo zabo ni ibintu rero dukwiye kwakira ariko ntibiteshe focus abantu bagakora ibyabo si uko ari kanaka cyangwa se uko ari kanaka
si uko bamukoresheje cyangwa batamukoresheje niba ariko abona ibintu yabivuga yega gashobora kuba ari n'akantu gatoya ariko bitewe n'ikipe ikundwa n'abantu benshi nayo igikundwa n'abantu benshi itameze neza ya ka kantu gabonetse gatoya ku mukeba bakagakuza ko nta kindi kintu bahugiyeho by the way uhugiye ku magaju uri kunganya nayo ugahugira kuri marine utayakuraho inota hagomba kuza ibindi bintu baheza na jewe se gatoya ntabwo Taifa ari umurezi none se mbese mvuze ibyo mvuze murabyumvise ndavuze ngo ashobora kuza akantu gatoya kantu gatoya kaza kagasanga ya kipe ikundwa n'abantu benshi nta kintu bahugiyeho iranganya na marine ikayata ku magaju bagatangira kuvuga ngo ya kipe twarazwe n'abasogokuru nazamu igakubitwa bakareba kuba ati yakomeje n'ubundi iyi nkuru irakomeza kuturya mu matwi kuko ni benshi barangiza kwandika kano kantu twite tukaboostinga ariko kantu gahari APR imeze neza APR kwitegura piramide APR irashaka kuzuza amahoro furu 45 bikaba bihari ku itariki 14 APR igakubita piramide igakora icyo bita back to back revenge tunajya muri Rayon Sport ya tutarava muri APR wari watwemereye operation ya Chidebere ako tutarayijyaho hari amakuru muri APR kare Pichu yabayashesha amasezerano n'ikipe ya APR Cicagiye numvise ni Radio Rwanda numvise ndi mu nzira nza ko na baka ngo agiye kujya kuko ubu Pichu arimo arakorana imyitozo n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda badafite ama equipe bari kwikora ku giti cyabo ubu yamaze kuba joininga bari gukorana byaranze muri APR yabuze umwanya ubwo za Kiyovu na za AS Kigali zimo zirajya gukandiraho rwose andi makuru ahari ayo nako turacyari muri APR APR nicyo ikirimo muri APR nicyo APR imeze neza APR iri mu mwuka mwiza abakinnyi 10 tuvugana bari mu makipe y'ibihugu baritegura piramide ibindi tujyane kuri operation nzayitegura neza hari Debere se yagiye bayite uyace Debere nari ndimo mvuga hari amakuru arabuzi byibonere dusobanura kuko hari amakuru yavuga yuko Chidebere ashobora kuba nakirimo utubwira kuzatubwira ikibazo gihari afite Chidebere azumupira ndi kugenda nkusanya ibimenyetso n'iki gituma adakina ahubwo kuko kwa abuzi maze kumenya kabuzi ariko se yiri dakina yes sinawe wenyine arakina yes none se Odiba arakina ivyo ni ikibazo ese ni ikibazo ngira barusha biragira kuko inkuru oje sibyo bibi inkuru navugaga ngo ko ari abantu bibaza impamvu Chidebere adakine bakavuga ati ni umuswa baguze igitabazarye ariko amakuru mfite ndi kugenda nkusanya muri iki cyumweru ndabaho operation nimwe mu bakinnyi beza ushaka kuba uyu munsi ndajucuba ko narabona ibindi bimenyetso wavuze ejo watubwiye sije suyitanga mugomba gutegeza n'abahereza abantu bari mu operation none se kari kubeshya muri mu kubeshya ndamuzi kabuzi kabuzi kubeshya ndamuzi uzi ndetse ngende kuba ko Chidebere wuzi none kugira ngo hawuzi ndetse nivuga ko atawuzi ngewe simvuze ko wuzi cyangwa atawuzi sibyo ngewe nemera ko umukinnyi wakinnye muri Enugu Rangers ari titireri wagize call-up mu ikipe y'igihugu ya Nigeria nkuru bigoye ko yaba atazi umupira ariko nanone impamvu adakina sibyo birashoboka ko bahari bamurusha ntago bisaba operation ngo ntakina ngo kandi azumugoya ibyo bintu rwose uriya muntu umubwira bireka nakora imyitozo nashyiramo imbaraga azakina azakina okay rika indege ni rotation kuko mbejeje ko murimo ko yibyinirira neze operation uraza kuyitegura hamwe na first bet uyu munsi nabibutse ko ejo nabahaye odi ya gatandatu yabaye ushize nabahaye gatatu karariye ejo twabahaye Villarreal kuza kwinjizanya na Celta Vigo byanabaye mu gice cya mbere komo na Cagliari binzizanyije nababwiye ko Juventus inda yabikoze yari odi nziza ya gatandatu uyu munsi ndabaha gatanu noneho kuko natangiye mbabwira bari muri Fortebet kuri ko biba biri hejuru niho ushobora kugeza muri iyo odd Fortebet akadomora nawa ufungure konte ndabona garumbwira ngo nyohereza amafaranga mu bettingire wakwifungure konte ko byoroha akidasanzwe ukajya ushyira amafaranga Fortebet akadomora ubona aho yinjirizo yawe unyoje muri mobile money ifungura Fortebet akadomora abagera kuri Marakana nimugoroba kenshi tuba twicaye mu saa 10 dusesengura tureba odd y'umunsi uyu munsi no gutsinda kwa Galatasaray yo muri Turukiya
irakira ikipe bita Young Boys muri Champions League, itsinde ritijya ayikomeza aho ngaho ritijya muri Champions League muri ya phase nakwita nk'iy'amatsinda. Galatasaray simwe abakafata match ifunguye cyane ya Red Bull Salzburg ikina na Dynamo Kiev over 0 n'igice muri half time, ko ntabwo barajya kuruka bitari 0-0, over 0 n'igice muri half time. Amazamu batangiye gufunguka bajya muri pause. Bikoze muri Espagne hari match za kubonekamo igitego kirenze kimwe, total ya match Mallorca na Sevilla na Yesi ya Vallecano na Barcelona kwa Rayo Vallecano. Iyo yesirize iko ni 5 mugure ejo ntituzapfa ubusa nzabone mobile money. Kabiri gaheruka nyeretse ko muri abanyamugiri ko oya nibikomeze gutya. Turi kumwe na SK Sport Center kuri UTC ku bantu bakeneye amajezi, abafana ba APR, abafana ba Rayon Sport, ikipe zigeze kuba ziruhutseho gato zitegura amarushanwa ari championnat ari mpuzamahanga bitewe, ariko umufana nibura muri iki gihe cy'ibyumweru bingahe ni ikubita gashyi azaba yabonye amafaranga yaguze jezi muri SK Sport Center kuri UTC, iduka rya mugenzi wacu Sam Karenzi. Mujye mugenda izo operation muzivunjemo amajezi, amasuplesi, amatraining yaba amakipe hano mu Rwanda yabayo hanze. Nimero yaho ko ari kuri UTC ni 0783 turi kumwe na Twyford haba kwa Gakire hara mu Gakiriro, haba hano kwa Rwahama, haba mu Imasoro mu Nganda. Mujye muyigana kuko Twyford ntashyikirwa, ntibashyikirwa ku kijyanye n'amakaro, ibijyanye n'ibirahure byubakishwa n'amaccessoire yabyo ntibashyikirwa. Kuri transport ufite amakamyo asaga 100 ajya gukura ibintu hanze, bakanagira uruganda ruvugurura amapine yashaje. Twyford Rwanda na Esperanza bakubwira bati Mestes Ngo hano umenye ko President Claver yagize anniversaire ejo bundi. Narabimenye. Nisi ubwo wamwohereje nk'uko y'umuceri. Ntabyo namubwiye. Kandi ni umuntu wa ikase keke. President President ariko je ndashaka kumugurira kamwe. Nk'umugabo rwose kayubire. Tutumumenamo kamwe rubyari. N'uyu munsi twasimbukirayo. Tuze gusimbukirayo rwose. Tusangire ka score. Gende mpamwe milkshake ya vanilla ndayiye. Genda ndi kunywa ka score. We score nabonye kabisa score laga. Zoga sportif uri kwifata neza muri iyi minsi cyane. Ubwo rero abagera kuri Esperanza mujye booking ibiro byumba byaho n'ibiki nibuvuye nko mu ntara ushaka nto kuza kurara, ufata icyumba uhamagare kuri telefone. Nugiye wakora commande ubahamagaye 0783 51711. Twari tugiye he handi? Twari tugiye tujye muri Rayon Sport cyangwa era Kigali kuri iyo match ya Musanze na Kigali. Okay, magnifique, dufashe twinjire mu match y'ejo. Yari match